Nkuko twamaze kubyemeranya mu kiganiro cy'ubushize ko natwe twatangira YouTube channel yacu ikatubyarira amafaranga nkuko bikorera abandi, reka dukomeze urugendo nkugezaho skills zirindwi, 7 skills cyangwa se ubumenyi burindwi bw'ibanze ugomba kuba ufite mbere yo gutangira YouTube channel yawe cyangwa se yacu nkuko twabivuze. Birashoboka ko hari mu byo urajya wumva ari ubwa mbere ndetse wenda ukibaza uko wabigeraho, ariko icyo si ikibazo kigoye. Nicyo cyanzanye hano ngo dufatane ukuboko, dufatane urunana, duterane imbaraga kandi dufatanyije twabigeraho. Njye ni Papa Tonton nkuko bisanzwe ku Marebe y'u Rwanda TV. Niba ari ubwa mbere, gahunda ni subscribe. Kanda kuri subscribe, kandi kuri like kuri video yawe yagushimishije, wisharinge n'abavandimwe bawe kugira ngo twese dufatanye urugendo tuzamurane. Natinze rero reka nkwereke ubumenyi bwa mbere ukwiye guheraho ukaba ubuzi mbere yo gutangira channel yawe nkuko turimo kubitegura. Ugomba rero kubuza icyo bita content planning and scripting. Ahangaha ni ukuvuga uburyo upanga icyo uzagiza ku bagukurikira ndetse ukanagishyira mu nyandiko. Ibi ngibi ni ukubera icyo ugomba kubizi, nuko ukeneye kumenya ubwoko bwa content urimo cyangwa wifuza gukoraho, ukamenya abo urabwira, abo twita target audience, ndetse ukanamenya uko wazabagumana bagakomeza bakareba content wabateguriye. Iyo rero niyo mpamvu ikomeye ugomba kuzi gutegura cyangwa se gukora planning ya content yawe ndetse ukayikorera mu nyandiko. Ikindi kandi ibi ngibi bigufasha iyo wakoze inyandiko bigiye kugeza ku bakunzi bawe, bikurinda akajagari no guhora usimbagurika, utaruka iby'ingenzi cyangwa se ubisubiramo hato na hatoya. Ahangaha ikintu wakwiga kugira ngo ugere ku bumenyi cyangwa se intego nyamukuru y'ubumenyi, igufasha guhitamo niche. Niche nabwo niba ari ubwa mbere uryumvise cyangwa utarimenyereye, ariko niche ni ikintu kiri very important, no kubana ikintu cy'ingenzi muri ibi bintu bya YouTube channel. Kuko niba twatangiye urugendo rwo gufungura YouTube channel yacu, ugomba kumenya ngo ndakora kuki, aricyo twita niche. Ushobora kuba uzakora kuri siporo, ushobora kuba uzakora kuri gospel, ushobora kuba uzakora ku rukundo, ushobora kuba uzakora mu myidagaduro itandukanye, mu makuru, muri politiki. Ibyo byose ni amaniche. Kandi mu by'ukuri ugomba kubanza kureba iyo niche yanjye, iyo mpisemo ndayihitamo gute. Wenda tuzagira ibiganiro byihariye ku ibi bintu cyangwa se kwizi terminology n'amagambo dukoresha muri YouTube wenda utamenyereye, ariko hari ibintu by'ingenzi ugomba kwita mu gihe urimo guhitamo niche, icyo bita niche selection. Ugomba guhitamo ikintu ukunda ariko ufitemo n'ubumenyi, kugira ngo mu gutegura ama content yawe cyangwa se ibiganiro byawe bitazajya bikugora cyangwa se bikagufata umwanya munini. Nankubwiye ngo mu gupanga izi content zawe ugomba guhitamo niche, ugategura uburyo uzajya ugaburamo ibintu byawe, no kuvuga icyo twakwita storyboarding, kumenya abazagukurikira audience ni bande ngamije, ese n'abantu bakuru, ese n'abana, ese n'abantu bakunda ibintu byo gusenga, ese n'abantu bakunda siporo. No kuvuga ko audience yawe uyibona ukurikije niche. Ntabwo ikiganiro cyari cyose cyo kiri abantu bose, mu by'ukuri ugomba kugira abantu ufokasinga ukavuga ngo aba bantu nibandebera ikiganiro bizaba bihagije. Ikindi kandi ugomba gushyira mu nyandiko ibyo uraza kuvuga nkuko narimaze kubikubwira hejuru. Icyo nakwiye cyitwa scripting, kugira ngo uze kuryoshya presentation yawe udahuzagurika, mbese nk'umuntu wateguye. Nyuma rero ya content planning and scripting, ukwiye nanone kubuzi nibura basic video editing. Ugomba kuba ufite ubumenyi bw'ibanze ku bintu bya video editing, gutunganya video yawe. Kubera iki ugomba kuba ufite ubumenyi bukeya nibura cyangwa se bw'ingenzi kuri video editing? Ugomba kugira ubumenyi kubera ko iyo video yawe ikoze neza ituma abayireba bayishimira, bakanayimaraho umwanya uhagije, kuko babona ko yakoranywe ubuhanga ndetse yakozwe n'umuntu byitayeho, maze na YouTube ikaba yayizamura ikanayereka abantu benshi bashoboka. Ahangaha rero ukeneye kwiga iki kugira ngo ugire ubumenyi bwa video editing? Icyo ukeneye kwiga kugira ngo ugereho, waba wize zimwe muri software nka Adobe Premiere Pro, ukaba wize nka Final Cut Pro. Ushobora kandi kwiga gukoresha free tools nka DaVinci Resolve cyangwa se CapCut. Icyo nakubutsa ngaha, ntabwo ukeneye kwigira izo software icyarimwe cyangwa se ngo
wumve ngo urazimenyereye cyane nk'uwazivukiyemo. Oya, ukeneye kugeraho basic skills cyangwa se ubumenyi bw'ibanze bwatuma utangira ibintu byawe, ubundi kwiga bihoraho ukajya ugenda wimprovinga cyangwa se uva muri software ukoresha iyindi bitewe n'ikeneye kuyikoresha. Ariko bikubera inzitizi kuvuga ngo ngo izi bintu byose savuze nabyiga ryari, nabyigira he, nabyiga ni. Oya, ukuguha imwe muri zo ukareba yakorohera cyangwa se wafataho bwa bumenyi bw'ibanze vuba ugatangira ugakora, ibindi tukazajya tugenda tubyiga gahoro gahoro. Ubundi bumenyi bwa gatatu ukwiye kuba ufite mbere yo kugira YouTube channel yacu ni uko tugomba kuba tuzi gufata filime no gukoresha kamera. Nari nkubwiye ngo gufata filime no gukoresha kamera, icyo twakwita filming and camera operation. Nkubwire yuko toujours icyo ndi kukubwira ahangaha ni uko udakeneye kumenyaho, ntabwo uri umuprofessionnel. Nabwo bizaba byiza ubaye umuprofessionnel cyangwa se umuntu wabigize umwuga, ariko for the beginning mu gutangira umushinga wacu ntabwo ari ngombwa ngo ube umuprofessionnel. Ntabwo ukwiye gutangira uvuga ngo reka ntegereze nzaba. Oya, banza umenyeho basic skills. Izo skills zo nkubwira hano mwuko gufata kamera, gukoresha kamera no gufata amafilm, ubumenyi buke ukeneyeho ubukeneye kubera ko iyo urebye neza usanga abareba video dukora bigorana kugira ngo babe bakanda kuri video yafashwe nabi, kabone nubwo waba wari ufite ibikoresho bihambaye cyangwa se bihenze ndetse n'ibyo arimo kuvuga ari byiza cyane, ariko iyo video cyangwa se iyo amashusho yawe ameze nabi mu by'ukuri ntagashimisha abantu ngo bakurure. Aha rero wakwiga iki kugira ngo ubashe kugera kuri target yawe? Ahangaha nakugira inama yo kwiga uko wategura urumuri rwo gufatiraho video. Nihe mfatira video? Ni mu idirishya, ndagura agatara kameze gutya, ese ndafata nijoro ku manywa? Ibyo bintu ugomba kuba ufite ubumenyi bukeya nibura bw'ibanze, kandi ukamenya ukuntu batereka video, icyo twakwita camera settings. Ese ndayishyira ku ruhande, ndayishyira agana hari hejuru, ahansumba gatoya, kugira ngo utazakora ibintu bakareba umeze nk'uhumirije cyangwa se urareba nabi. Ukiga ukuntu wafata amafoto nibura biriya byoroheje ukoresheje telefone yawe cyangwa se utundi dukoresho waba uzifashisha. Reka rero no gutinda mu magambo njye kumenye bwa kane nabwo bw'ingenzi cyane mu gutera channel kugira ngo ujye ubasha kwikorera ibintu byawe. Nuko ugomba kuba nanoze gufata amajwi no kuyatunganya, audio recording and editing. Kubera ikirebi nabyo ari ingenzi. Ibi nabyo ni ingenzi kubera ko uzi ko burya abantu benshi ntabwo bajya bimenya, ariko burya ijwi ribi ryirukana abagukurikira kurenza ko amashusho cyangwa video yaba ari mbi. Iki kintu sinzi n'ucyumvisha. Nari nkubwiye yuko ijwi ryiza burya rishobora gutuma ureba video kabone niyo yaba atari nziza y'ubwayo, ariko ijwi rimeze neza mu by'ukuri ishobora gukurura abantu. Ujye ubibona nk'umwanya ntabwo ndi gukoresha video, ariko bitewe n'uburyo nakoze audio yanjye ushobora kuba wayikurikira. Tujya twumva ibyegeranyo byinshi, ibi byaba Munana, mujyamo mwumva ba Ismail Mwanafunzi n'abandi bose bakora ibyegeranyo, baba bafite uburyo bateguyemo ibintu byabo, ijwi ryabo rikadukurura, ndetse tukarangiza ibiganiro byabo ukumva washaka kureba n'ikindi. Ni byiza rero kugira ubumenyi bw'ibanze mu gufata amajwi no kuyatunganya kugira ngo turyohereze abadukurikira babashe kwishimira ibyo tubagezaho. Hari ikintu wakwiga ni igiki? Ni byiza guhitamo microphone. Tuzakora ibiganiro bitandukanye tugenda twungurana ubumenyi no kubikoresha. Ubu turi kuri skills, ubumenyi tukwiye kuba dufite, ariko tuzanarebera hamwe nibe ibikoresho by'ingenzi mu by'ukuri dukwiye gutangirana. Aha rero ukwiye kumenya ukuntu uhitamo microphone urakoresha. Of course idahenze, si ngombwa ihenze cyane, ahubwo ujyanye n'ubushobozi bwawe ukagukorera ibintu neza, ukamenya nuko uyitereka. Ndayikoresha nti ndayegereza umunwa kuri santimetero zingahe, ndayishyira hehe, ndakorera ahantu urusaku rumeze gute, n'ibindi nk'ibyo. Ugomba kumenya kandi ukuntu wagabanya background noise. Icyo twita background noise, urabona niba urimo gufata record cyangwa se urimo gufata ijwi ryawe, hari abana barimo kuvugira ku ruhande, imvura irimo kugwa, imbuga zimoka n'ibindi nk'ibyo. Ibyo ngibyo nibyo twita background noise. Ni amajwi tudashaka ariko adukikije aho turimo gukorera. So ugomba rero kubuzi ndayaza kuyagabanya gute mu gihe ndi gutunganya ijwi ryanjye.
Ikindi ushobora kwigamo ahangaha ugomba kwiga sound cleanup. Ni ukuvuga ngo uburyo ndagenda ntunganya amajwi yanjye, aho yazamutse nkayagabanya, mbese ukaba ufite ijwi riri soft cyangwa se riri smooth, rigiye mu buryo bumwe. Aha kandi ushobora kuba wakwifashisha nka software nakubwira nka iyo bita Audacity, iyo bita Audio cyangwa se Wavepad. Hari n'izindi nyinshi. Icyo nakwibutsa ahangaha ni uko ntabwo ukwiye guhagarikwa no kumva izo software ubwa mbere uzumvishe. Oya, ni ukugira ngo just nguhe amakuru urebe iyo washobora. Ushobora kujya kuri YouTube ukayiga, ushobora kujya kuri Google ukayiga. Ahangaha naho tuzagerageza turebe izo kunda gukoreshwa cyane cyangwa izabasha kudufasha, tugerageze kugenda tuzihuguranaho kuko dushaka gutangira YouTube channel kandi byihuse. Rero nkugerere kuri skill ya gatanu cyangwa se ubumenyi bwa gatanu, nabwo bukomeye cyane, buri very important, bw'ingenzi, ikitwa SEO and thumbnail. Ni ukuvuga ngo uko mpamvu dukora video nuko dushaka ko zirebwa, kugira ngo zirebwe cyane. No, iyi SEO ibigiramo uruhare, kuko iyo video yakoze neza YouTube ubwayo irayifata ikayigenera abantu washatse kuyereka. Donc irareba ni iyi video igenewe bande, ikayitanga, ikagenda iyibarokomanda bakaba bayireba. Mu yandi magambo, SEO ni urugendo rwo gutunganya video yawe kugira ngo igaragare mu za mbere kuri YouTube igihe hari ugize icyo ashaka gifitanye isano n'iyi video. Ubizi ko nawe ushobora kujya kuri YouTube channel ukavuga ndebe ukuntu bateka umureti, ni urugero. Icyo gihe ugiyemo ugashyira hariya muri search ayo magambo, YouTube niyifata ikabatoke. Ariko hari abantu bakoze video nziza ku buryo bwo guteka umureti, reka nzizane, ugahita ubona iya mbere, iya kabiri kumanuka. Rero iyo SEO yayikoze neza, video yawe iza mu za mbere, wa muntu washakaga ukuntu bateka umureti akaba yayikandaho akayikurikira. Kugira ngo rero iyi SEO ibigereho, ikore, itunganye cyangwa se ishyire mu mwanya iyi video yawe, ikoresha cyane hari ibintu ikoresha cyane nabyo tuzagenda turebaho muri detail. Ariko kugira ngo ikore neza igomba kwita cyane ku kintu bita title wahaye video yawe. Iyi SEO irayikoresha cyane, igakoresha ikintu bita tag. Ni ijambo riba riri muri video yawe rituma YouTube ivuga ngo iyi video yashaka kuvuga kuri ibi ngibi, yavugaga wenda kuri siporo, yavugaga ku guteka ikintu runaka. Iyo tag niyo rero ituma cyangwa se nisobanurira YouTube igisobanuro cya video yawe. SEO rero irabikoresha cyane, ikoresha title, igakoresha izo tag, igakoresha thumbnail. Mu gifaransa arizo bita miniature. Ni ukuvuga ko ni ya mafoto tubona kuri video mu by'ukuri ureba ugahita uvuga iyi video igiye kuvuga kuri ibi, utaranasoma, utaranagira ite. Ariko thumbnail ikoze neza ya gihanga ikwereka mu by'ukuri video yawe ikintu kirimo. Ahangaha nakubwira nubwo tuzagira igihe cyabyo, ariko ntukwiye kugira thumbnail washyizeho ibikabyo cyangwa se wabeshye ugasanga video ifite ifoto ivuga ibintu cyane bidahuye n'ibiri muri video. Ibyo bintu ni bibi cyane, tuzajya turushaho kubireba. Ariko kugira ngo video yagiye ihabwe umwanya muri YouTube, nari nimo kukubwiraho gatoya ibyo SEO ikoresha kugira ngo video yagira umwanya mwiza. Namaze kubwiramo title, namaze kubwiramo tag, ubu nari ngeze kubwira icyo twise thumbnail cyangwa ya foto igaragara kuri video. Ikindi utakwibagirwa cyangwa se ntavano ntakubwiye ni icyo bita description. Ni ibisanzwe no kumenya ngo video yanjye iravuga ku iki. Description ya video ushyiramo incamake ya video, ukavuga uti ko biri kose nubwo umuntu yamaze kubona ifoto nziza, amaze kubona title nayihaye, ariko hasi kuri description ashyiramo incamake ya video ku buryo ashobora no kwireba akaba ati okay, dore ibyo ngiye kureba muri ya video ni ibi. Gusa tuzagira umwanya wo gukora ka video keza gasobanutse kw'ibi bintu kandi byihutirwa ndetse binangombwa cyane. Mu magambo make kugira ngo dukomeze, nari nkubwiye yuko SEO igufasha
ifasha video yawe kuba yarebwa cyane kandi utiriwe ujya mu byo kugura za views nka bya bindi mwirwa mwumva abantu ngo bari kugura ama views. Ikindi ishobora gutuma video yawe irebwa n'abakwiriye cyangwa se abageneye gusa content yawe, abo twakwita light audience. SEO kandi ikoze neza ishobora gutuma video yawe yaza mu za mbere kuri YouTube ndetse no kuri Google search. Urabizi yuko YouTube na Google ni bimwe, byose ni by'abantu bamwe. Bivuga ko rero burya niba warakoze video ku kintu runaka, umuntu ashaka guca muri Google ashaka ukuntu cya kintu wenda gikorwa cyangwa se ashaka kukireba, bakaba bamuzanira video yawe. Ikindi SEO ituma channel yawe ikura vuba mu ba subscribers cyangwa se icyo twita channel visibility. Nyine bituma aba subscribers biyongera kubera yuko video zawe zigenda zirebwa n'abantu benshi bazikunda bakaza kwiyandikisha kuri channel yawe. Reka mbanereho nkubwire uko YouTube ibona kandi ikazamura video yawe. Ibi ni nko kubisubiramo gatoya kugira ngo wenda ubyandika ahantu. Nkubwiye ko YouTube kugira ngo izamure video yawe igomba kuba ifite titre nziza kandi ivuga ihuye n'ibiri yaba ku ifoto yaba no muri video yawe. Igomba kuba ifite description yawe, igomba kuba ifite description nziza kandi itabeshya ivuga ibiri muri video. Igomba kuba ifite tag zisobanutse, igomba kuba ifite ya foto nakubwiye iyo twita thumbnail cyangwa miniature. Igomba kuba ifite amasaha urebwa. Ibyo birumvikana uko abantu basura video ya bakayireba ni kucyo twita watch time igenda yiyongera. Hari ibindi takubwira bita click through rate cyangwa se CTR. CTR ni percentage y'abantu bareba video yawe bakanayikandaho. Buriya hari ukuntu ushobora kujya kuri home page ukabona video y'umuntu ifite amashusho meza ariko ntunayirebe. Ariko rero iki twita CTR yo ni ukuvuga kuri percentage ni abantu baza bakayireba ariko bagahita banayikandaho bakaba bayikurikira. Ibi byose rero bituma YouTube izamura video yawe. Hanyuma icyanyuma kuri iyi ngingo nuko n'uburyo abantu bakira video yawe, cyo twita followers engagement. Kwa kundi ureba video ugakanda kuri like, ugakanda kuri comment ukayivugaho cyangwa ukayisharinga abandi bantu. Biriya bintu iyo video yawe ibibonye YouTube irabikunda cyane, bituma ivuga ati iyi video irakunzwe, ifite akamaro, reka nyisangize n'abandi bantu. Kugira ngo bigereho rero nakugira inama yo gutangira kwimenyereza cyane tools zimwe na zimwe nk'iyo bita TubeBuddy, iyo bita VidIQ, software bita Canva cyangwa se Photoshop. Kuba wakwimenyereza gukora YouTube SEO n'ibindi bintu nk'ibi. Ibi byose ntago bikwiye kukubera umutwaro. No. Iyi ngiyi ni igikorwa tugomba kugenda dufatanya kandi nkagufasha nanjye uko mbishoboye, kuko nanjye hari izo natangiye gukoreshamo. Karo tugiye ku bumenyi bwa gatandatu, twenda kugera ku musozo. Mubwire ko mu gihe turimo kwitegura gufungura channel zacu ukwiye kumenya uburyo bwo kujya kuri kamera no kuvugana n'abagukurikira, icyo twakwita on camera presence and communication. Kubera iki? Ibi birumvikana uko ugaragara kuri kamera bigira uruhare mu gukurura iki abagukurikira. Icyo wakwigara kugira ngo ugere kuri ibyo ngibyo ni ukuvuga mu buryo bwumvikana, kumenyereza kuvuga mu buryo bwumvikana, ukarasa ku ntego, gukoresha ibimenyetso by'umubiri. Buriya abanga bavuga ko kwa kundi burimo kuvuga ukoresha amageste y'intoki, ukoresha amaboko, ukoresha umutwe, donc ibimenyetso by'umubiri burya bigufasha gusobanura neza ikintu urimo kuvuga, ku buryo ibimenyetso byose uri gukora bijyana n'ibyo urimo kuvuga. Ikintu cya karindwi ari nacyo cya nyuma mu bumenyi ukwiye kuba ufite mu gutangira mbere yo gutangira YouTube channel yawe, ni ukudahindagura uko ukora ibintu byawe no kugendera ku gihe. Icyo nakwita consistency and time management. Muri YouTube mu gukora YouTube channel cyangwa se YouTube channel management, ikintu kiri important cyane kubera ko YouTube ikunda kandi gahemba abantu
badahindagurika mu buryo bakora ibintu byabo. Iyo mvuze abantu ni ukuvuga creators. Inshuti yanjye, niba wiyemeje uru rugendo ubona ntabwo ukiri umuntu buntu gusa, ahubwo wabaye creator. Ni ukuvuga ko wamaze kujya mu rugaga cyangwa se mu ruhando rw'aba creators, icyo bita content, YouTube content creator. Ni ukuvuga ngo nawe wabaye umu creator, nawe uhanga data, nawe uhanga content. Ubu rero nawe uyu munsi YouTube iragushaka nk'umuntu ukora ibintu bye adahuzagurika, ari consistent. Niba uravuze uti nzajya nkora video imwe mu cyumweru, please gerageza we kujya munsi. Wenda ushobora kujya hejuru ariko ujya munsi. Niba uravuze uti nzajya saa 12 nzajya mbakizaho video yanjye, please wige saa 3 cyangwa saa 5. Gerageza ube consistent kandi ukoreshe time yawe uko wasetinze, kubera yuko urubita kubona nk'umuntu w'iseriye uvuga ati umuntu azi ibyo akora, ariko hari umushyira aka video uyu munsi akazongera mu kwezi. Donc ibyo bintu YouTube ntabwo ishobora kukurekomanda abantu ngo bagiye kukureba kwibona ko ugihuzagurika. Kugira ngo rero bigereho ikintu wakora, igihe tuzaba twamaze gutangira YouTube channel, ugomba kuba waramaze kwitegura gushyira gahunda mu mirimo ukora cyangwa se mu byo uteganya kuzagezaho abantu. Ikindi kandi nakubwira, wakora icyo twita batching production. Batching production ukuvuga ngo ushobora gutegura gahunda, buri gikorwa uzakora ukagiteganyiriza umunsi wacyo. N'urugero ukavuga uti uyu munsi ngiye gukora ama thumbnails, ngiye gutegura amafoto yanjye gusa y'ibiganiro byose nzakora muri iki cyumweru. Ukavuga uti ejo ngiye gukora scripting. Umunsi w'ejo ukawugenera gusa kwandika content zawe. Umunsi ukurikiyeho ukavuga uti ngiye gufata amafoto no kwegeranya ibikoresho nzakora. Noneho ukagira n'undi munsi wo kuvuga ati ngiye kweditinga, noneho ntunganye video zawe. Ibyo nibyo nakubwira twita batching production. Icyo bigufasha ni iki? Bigufasha kutica ya time yawe, igihe cyawe cyo ku-uploadinga cyangwa se cyo gutanga ibyo wakoze ntikigucike, ntikihindagurike. Ikindi bikurinda stress, kuvuga ngo igihe cyanjye kirageze kandi sindarangiza video yanjye. Reka rero ukayikora uko ubonye kandi wari gufata igihe cyawe ugatunganya video yawe witonze. Icyo ngicyo nicyo twita batching production, kandi nicyo nari kubwira kiri very important ndetse YouTube kunda. Inshuti zacu rero, reka twe gutinda cyane, si ngombwa gukora ikiganiro kirekire, cyangwa nuko tuzajya tugenda step by step, kandi tukizera yuko icyo tuvuganye kigiye mu mitwe, ndetse kikaba mu mitwe kikajya mu maboko, tukayishyira mu bikorwa kugira ngo tuzagere ku target yacu yo kugira YouTube ziraninga kandi zigeneratinga amafaranga. Papa Tonto nkuko namaze kubikubwira, reka tubone mu biganiro byacu by'utaha, ariko making sure yuko ibyo tuvuganye utangiye kwishyira mu bikorwa. Naho mu biganiro byacu by'utaha, ciao ciao.